hanyuma ikindi rero iyo ndebye muri rusange nk'abantu baza kunkoraho comment n'abantu baciriritse n'abantu bo hasi bura rero kira kintu kiranezeza nacyo n'abantu badateze no kushyikira n'abantu bari inyuma yanjye mu birometero byinshi ko nawo bakocoye wana oya nago ari uko bakocora ubuse koko wenda sinkunda sinavuga amazina yabo mpereye nko kuwa mbere nkareba ngo mugore ngo mugabo ngo muhanuzi waje n'abantu baciriritse pe batafungura n'udushumi tw'inkweto zanjye nk'ubu umubare w'abari kunkurikirana nta handi biri guturuka yego baravuga bati mama Shane yari indaya bakifuza kuza kureba iyo ndaya kuri mama Shane official kureba uko ikora baza rimwe na rimwe rero bakibonera ibiganiro bagasanga hari ibintu byiza abantu bigize ababingwa hari abantu maze iminsi mbona ngo adeperi ngo ikora amakosa ngo ibintu ngo yaravangiwe ntago adeperi yavangiwe nese babizana ama adeperi gute bayizanyemo ngo ni namusezeranya ngo bazayihagurukira nisezeranya nde ngo ni musezeranya uriya mu papa waba bazayihagurukira bayitwara iki nicyo kibazo nanjye iyo umva acyo bayitwara ADPR kandi akeshi abanshi bashobora kuvuga gutyo ari uko wenda bana bayene muri ADPR sibye uko wenda hari igihe tuganira nkamubwira inti uhumure bino bizarangira batwinjirira mu bintu gute barabizi arigiye muhura mukaganira oya ari igihe tuganira kuri telefone ntago ari ukuvuga ngo turahura tuganira kuri telefone hanyuma nkamubwira inti reka ziriya nzererezi ukomereze ubuzima bwawe na sheri wawe nahahiye ari papa Charlene werekanye umufiance umukobwa hazashya gute nuba bagutereye ivi nkabura uyu mutipa akafata kamera nziza cyane ngo niba ari 5D arabishoboye 5D ntago mbyibutse byindije bivuga byinshi nkabivanga nkabiyoberwa iki gikamera kagishyira nk'ariya bagutereye ivi bizemo nago ari keza ubwo se ubizanye gute hazatokombera rero kubera ko hari ikintu gikomeye mu Rwanda niyo abanyarwanda bakunterera ivi kandi ndi umumama w'abana 5 ibihe byiza kuri wowe nanjye kuri mwese nawe kameramani kandi ibihe byiza kuri wowe mama Charlene uraho cyane amakuru yawe turi amahoro ariko ujye ushaka kwikosantira ngo ushaka kuvuga nkanjye korana ni kerema bagema he iryo jwi narimenye ntarabona nyiraryo hajya avuga intari ku munyamakuru afite ijwi ryiza wajya kuryumva ku maradiyo none Imana yangiriye neza dusigaye twicarana iryo jwi rero ndarikunda ko ndaryigana bikanga nawe nta wapfa kukwigana ariko buryo nta muntu yapfa kwigana undi urakoze cyane twishimiye kujya kwakira kuri Charlene Official TV murakoze cyane tubakunzi rero turabakunda mwese tubahaye ikaze kandi dukomeze kubashimira ko mukomeje gukora subscribe ndetse na share ibiganiro byacu muri mwe kubundi kandi tubibona ko mu budukurikira kugeza gutangiye ikiganiro gitangiye kigasoza tubibona biba bigaragara rero turabashimiye cyane mama Charlene tumugarukanye cyangwa se agarutse muri mama Charlene Official TV ni televiziyo ye yashinze kugira ngo agezeho abantu uvuga ubutumwa bwiza none ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya n'ubutumwa bwiza bushingiye ku bikorwa biri rusange the social ibintu biri social biganiro byubaka umuryango byubaka urubyiruko nako kubaka igihugu muri rusange hanyuma rero no kuvuga ubutumwa avuze ibitabo 5 bya Mose niba koko ari byo ukajya mu bitabo by'abahanuzi ukajya muri Zaburi muri Zaburi n'imigani ukajya mu bitabo by'isezerano rishya ubutumwa bwiza n'inzandiko umvise ariko urukumva ko Bibiliya mbanyizengurutse nanjye ndizengurutse kabisa ngiye mu bice byayo ibyo nibagiwe abadusha bazanyibutse rero ibyo byose akabikoresha mama Charlene dufite amatsiko kumenya uburyo uhagaze kuri ubu ngubu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri uri kuvugwaho saga ziriho uhagaze ute ntubindyarya nkuko bajya kwereka muri commentaire ngo urindyarya abandi ngo uringare abandi bikina bikomejeho ubushize ariko buryo buri muntu afite imiterere y'umuntu abantu bose ku isi ni nkuko nta muntu uri ku isi utajya urakara utabura kurakara abantu benshi bose twese turarakara ahubwo uburakari buterwa n'uwakurakaje n'urwego rw'imirakarire yawe nuvuga ko nta muntu rero witonda uri ku isi ubaho
wumva ko yitonda azi kutubwira uwitonda abaho nukora ikosa ariko agahita rivamo cyangwa nurakara bugahita bushira ariko wa wundi ubugumana akagira n'ibindi wenda agambirira byo kwihimura niwe uba ari mubi ngo ntirikarenga izuba kirakaye. Yakoze cyane. Uhagaze ute uri kugenda ukomeza kuvugwaho uhanuje ugomba kwisobanurira kuri Mama Charlene Official TV kuko abandi bo mbona bakore banje bamenye ati Mama Charlene wacu ko ari nabanyandikira ukagira ngo napfushije ubona ko bya bintu bikomeye baguhana pole bakwihanganisha. Urateraniwe cyane baraguteranira ugasanga abantu bose bakwadukiriye navuze ngo abagabo abasore abakobwa abagore ugasanga ku bitagazamakuru byo hirya cyangwa se za YouTube za channel ziri hariya hirya Mama Charlene agenda garukwaho kubera bihagaze ubu ngubu uhagaze gute rero? Urakoze cyane wenda n'impamvu nemeye cyangwa nkabyumva ko tubiganiraho muri rusange no kugira ngo n'abakunzi banjye bankurikirana batumve yuko hari icyabaye ngo bumve yuko ari ibintu birenze ahubwo abantu barampamagara Mama Charlene Pole Mama Charlene ihanganisha ndaguhamagaye ngo ngukomeze ntago ndaguhamagara kuva nagukurikirana noneho nge ni naho menya ko bikomeye niho menyera ko bya bintu bitanoroshye kubera abantu bampamagara bose bampamagara bambwira ngo Pole niho mbone se bya bintu n'uru rwego byagezemo abantu bari kunyihanganisha nkaho napfushije nkabona ko ari ibintu bikomeye. Hanyuma wenda urambaza ngo bimeze bite uhagaze ute rero uburyo mpagazemo muri ibi bintu icyambere cyatumye nkomera cyangwa gituma nta kibazo ngira bitampungabanya ntago byo biguhungabanya Mama Charlene bishobora kumpungabanya. Icyambere nuko nabonye wenda nk'abandega ibyaha nkuru nasanze babindusha bakorega ibyaha ukora nk'ibihe ibyo byose ntago ntabwo ari gukorega ahubwo abakuvuga kuko nta birego batanga mu nkiko ahubwo abakuvuga ibyaha ukora abavuga ibyaha nkora iyo mbitegereje sanga harimo abakora ibiruti byo bamvuze bitegereje hehe kuri kamera nyine abo numvise n'amantuza baba banyoherereje ma link yego noneho nanareba uyu muntu wabivuze nkabona wenda nimba avuze ngo ndasambana nkabona sambana kundusha ahita mvuga intu yowe nta kibazo ubona sambana kurusha gutese wowe ubundi wowe none se iyo umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu ni umunyabyaha wese aba yashingira ku cyo yashingiyeho gusa umuntu ukunda kuvuga abantu ibintu bibi nuko babikora akenshi uranamureba hari umuntu ureba ukavuga uti ntacyo uvuze ko sambana ndabona undusha ugahita noneho ukomereraho kuko nta ntungane iba yaje nibura kukuvuga naho noneho ubundi se aba yarasambanye nawe ni ikibazo nyine njye tubwire abivuga nta kantu byibuze yaba ahereyeho ibyo guheraho byo ntago mbizi ndashaka kugusobanura ntabwo umuzi ntago mbazi kandi naho nanabamenya ndumva ntaho twigeze ntago nshaka muri make kwisobanura mbonereho no kubwira abantu iyo nje kuri kamera mba mfite target bafite ikintu kinzanye mba numva nk'ubunje kubwira inshuti yazanjye ko nta kibazo ubuzima burakomeje kandi byiza biri imbere mboneraho no kubabwira yuko hari ibindi byiza bagiye kubona kuko ubundi iyo ibintu byakomeye iyo ibintu byahiye nyine bigashyuha umuriro watse yego ibingibi biba ari byiza nubwo bibabaza abantu kuko nyuma y'ibi bintu hari ikintu kigomba kuvamo uko biri kose niyo mpamvu naje niyo nje rero nkavuga ngo ngiye gusobanura ku biki nuko mba mbona ndi bwigishemo abantu kuko kumbwira ngo naje kwisobanura nta muntu n'umwe ubu ngubu ushobora kuza kwisobanuraho oya nta mpamvu yo kwisobanura kubera ko ubwisobanura se kurinde ahubwo babisaba ngo Mama Charlene ese ibi bintu byaba bitaramuryamishije mu buriri akaba atakigaragara ese Mama Charlene buriya ntari kugenda atareba abantu ariko uje hano ugiye kwereka abantu ko uri tayari uhari tageti kubakurikiye Mama Charlene Official TV avuze ngo afite tageti mu kinyarwanda nuvuga ngo abafite intego rero twicaranye turimo tuganira nawe ntabwo ari barimo yisobanura ahubwo bashaka kubwira benshi ko ahagaze ahari kandi akomeye reka nkomeze kuko ntabwo ushobora wakisobanura se oya ntabwo bishoboka mbona nta muntu mu bantu bankurikirana ashobora kuvuga inti rwose bimeze bite ngo nze kuguteraho imbabazi nisobanura nta muntu ufite wo kwisobanuraho muri make ahubwo ni ukugira ngo mbabwire ko nta kibazo gihari hanyuma ikindi rero iyo ndebye muri rusange nk'abantu baza kunkoraho comment
abantu baciriritse n'abantu bo hasi bura rero kira kintu kiranezeza nacyo n'abantu badateze no kushyikira n'abantu bari inyuma yanjye mu birometero byinshi ko nawe bakocoye wana oya nago ari ukubakocora ubuse koko wenda sinkunda sinavuga amazina yabo mpereye nko kuwa mbere nkareba ngo mugore ngo mugabo ngo muhanuzi waje n'abantu baciriritse pe batafungura n'udushumi tw'inkweto zanjye none hari n'umuntu wambwiye akura bakubise ngo nzajye kubarega reka nkubwire hari umuntu abantu bamaze iminsi bambwa ngo nzajye kubarega nagira ngo mbwire abantu ngo iyo umusazi agukubise ibuye wajya muri polisi se ukavuga ngo umusazi agukubise ibuye ni umusazi nyine icyo gihe barakubwira ngo genda wivuze wihangane kuko wakubiswe ibuye n'umusazi uramutse utambutse uretse uramutse ukubiswe ikibando n'umusazi akagukubita mu mugongo ntago wahamagara polisi ngo umuntu arankubisa kandi ari umusazi naho waregera umusazi bishatse kuvuga ngo rero ntago wafata umurwayi nk'ubu muntu nkanjye Sharirene Kamen ngo ndajya muri ribu urego abantu bameze nk'abasazi no muri ribu baseka icyo kore iyo baza kuba ari bazima nari kujya kuburanira uburenganzira bwanjye wenda reka aho tuharebe bakureze bo ko wabise ngo nabantu baciriritse ntibafunga udusumi twawe sibo bakureze kuko ngo urababwiye kuko uburenganzira baraciriritse buriya nabatera n'ingingo tugeze mu rubanza y'ukuntu baciriritse nkavuga n'ukuntu ari abasazi hajyana n'ingingo ibi byose nahubutse kubivuga nibagende ejo mu gitondo nuko reka wenda aho tuharenge nabyo sishaka kubijyamo cyane bitinda okay ahubwo uravuze ngo mama Sharirene ameze gute ngewe iteka ryose ngenda nkomezwa n'ibikomeye niyo mpamvu nanjye nakomeye nkomezwa n'ibikomeye niyo mpamvu nkomero cyangwa niyo mpamvu nkomeye ibi bintu biba biri kuvugwa cyangwa biri kuba ntago bijya bincogoza cyangwa ngo bisubize inyuma kubera yuko buri munsi iyo habaye ibintu nk'ibi mba niteguye kuba undi muntu no kuzamurwa mu ntera urabona imyaka maze ku isi nkorera Imana mpura n'abamvuga mpura n'abantuka iyo ubutaha mu myaka yatambutse iyo baza kuntuka rasiyo ikagabanuka nari kuvuga nti noneho ubwo bantutse sinzongera kurya yego iyo baza kuntuka cyangwa bakanyandikaho komenti umugisha Imana yampangiye ukajyana n'amagambo bavuga nari kuba mfite toroma iyaba navugaga ngo noneho ubwo bamvuze ngiye guhita njya hasi nzime byantera umutima mubi ariko ndakubwiza ukuri nabonye ibintu bikomeye kandi byiza sibyo nk'ubu umubare w'abari kunkurikirana nta handi biri guturuka yego baravuga bati mama Sharirene yari indaya bakifuza kuza kureba iyo ndaya kuri mama Sharirene official kureba uko ikora baza rimwe na rimwe rero bakibonera ibiganiro bagasanga hari ibintu byiza nkaba mbonye n'abantu bakora subscribe ikindi ntago mbona abasabu gusa ahubwo mbona n'amadolari akagenda yinjira ikindi nabonye inshuti nyinshi mureke mbabwize ukuri abonye inshuti muri zisaga wongutse inshuti cyangwa zakuvuyeho cyangwa abantu bakuvuyeho ahubwo ndi kwibaze se kuki abantu bari kuntuka cyane noneho nkarushaho kubona inshuti nyinshi noneho byagenze uvuga ngo ari gutuka cyane ukarushaho gukundwa nibwo bwa mbere ibi bintu bibaye wenda ubushize abantu bantukaga banamvaho bantuka bamvaho ariko itandukaniro ry'ubu ndajya muri telefone namara nk'iminota 5 ntayirimo ngasanga abantu banyandikiye ngasanga abantu bampamagaye ratangiye wenda gukunda nari ntarabikubwira ni gute noneho abantu bari kunkundira muri iyi nduru abandi kwakira abantu benshi iyi nduru ije nyuma yaho umugabo wawe uwari umugabo wawe papa w'abana bawe nawe ukaba mama w'abana be papa Sharirene aho yambikiye impeta ya fiançailles je pense niba ari gutera ivi gutyo nagiye mbyumva umukobwa agiye kugira umugore nyuma ariko bura ntiyabara umugore wa mbere yabara umugore wa kabiri mu rwego rw'amategeko oya mu rwego rw'amategeko mu rusengero no mu rwego rw'amategeko muri leta niwe mugore wa mbere uri wa kangahe wa zero rimwe gukomeza ntago mpari buriya niyo mpamvu abantu bigize ababingwa hari abantu bamaze iminsi mbona ngo ADEPR ngo ikora amakosa
ngo ibintu ngo yaravangiwe ntabwo ADEPR yavangiwe. Nese babizanamo ADEPR gute? Bayizanyemo ngo ninamusezeranya ngo bazayihagurukira. Nisezeranya nde? Ngo nimusezeranya uriya mu papa w'abana. Bazayihagurukira bayitwara iki? Nicyo kibazo nanjye iyo umva. Acyo bayitwara ADEPR kandi akenshi abantu bashobora kuvuga gutyo ari uko wenda abana bayene muri ADEPR. ADEPR uko yabayimenyera gutyo ishatse yasezeranya cyangwa nisezeranye. Uriya niwe mugore we wa mbere azabashatse. Yego. Hanyuma rero bijaraho agaragaje umukobwa agiye kugira umugore we. Hanyuma bizana sasa saga cyangwa se bivugwaho cyane urebye muri social media zitandukanye bigaruka kuri Mama Charlene Papa Charlene ariko byagera kuri Mama Charlene bakamurimiraho uburimiro kabisa byatari bakagutwika bakakuroha nkiriya ariko akaza nabandi bavuga ngo ari kuri amubyeyi ubana abana batanu hari ubundi buri umuntu yahera he amwadukira cyangwa se muharasinga ugasanga bamwe baragenda bamwe barakuvuga nabe barakakuvuga neza uko wabivuze noneho biziye nyuma y'icyo gihe ati uhagaze neza nibwo uri kugira inshuti kera bakuvuga ariko ngo bari kuza kandi uri kuvugwa amabi yego tukakubaza ibintu byinshi nabo nabonye bavuga ngo bagemaye kubaza ibintu byinshi ngo kubaza nk'umupolisi bibona kuri commentaire yego bandi nako ari kare zicana bagemaye nago hati ibibazo ibintu nk'ibyo kavuga utuntu twinshi kona twakubajije ibyiza nuko nabari babikora batajya guhamagara ngo bakubaze abakora ibiganiro hariya ku ruhande bose wagiye uvuga barakuvuga ariko banyi bitangazamakuru ntago baguhamagara oya ntago bampamagara hari n'ababanza kumpamagara kugira ngo mbahe ibiganiro kandi ntago mbashaka ko nkomeza kuvuga kuri ibi bintu nimba yarambitswe impeta natanze igisobanuro kivuga ngo tujye twiga gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane ntago rero mba nkeneye gukomeza kuvuga ibindi bintu byinshi kuko message mba nayitanze n'ubu mba nje hano kuri ntuza yanjye nuko mba afite ibingenza kandi by'umumaro kubera yuko namenye ko ibintu byose tuvugira hano nta jambo na rimwe tuvuga ritazajya mu rubanza muri make ya urubanza rwo mu ijuru rwo kwisi ni urubanza rwo mu ijuru ariko burya no kwisi hari ukuntu abantu bajya bishyura hanyuma rero nko kumbuye ngo mera gute nta n'ikintu gigomba gutuma noroha ngomba gukomera kuko burya amahirwe ngira nge nuko umunezero wanjye ntigeze nkubika mu bantu nta nubwo gukomera kwanjye kubitse mu bantu ihumure ryanjye ntago ribitse mu bantu nta nubwo icyizere cyanjye kibitse mu bantu nta nubwo haleluya nta nubwo ibyiringiro byanjye bibitse mu bantu umuntu ushobora guhungabana rero agahungabanywa n'abantu bikagenda ukundi kuntu ni wa muntu wishima ari uko bamukomeye mu mashyi hanyuma akagira umunezero kuko yawuhawe mu bantu ngewe rero mu buzima bwanjye namenyereye ikintu bita kwihigira umunezero nkihigira ibisubizo nagize ibibazo nkihigira position ngomba guhagararamo natatswe nk'umusirikare yes ariko umva nkihigira position nkavuga ngo ndi buhagarare ahangaha kandi nkanahahagarara ku buryo naho wazana machine gun ntabwo ushobora kundimbura ahantu ndi kuko ahantu ndi Shinigano yizimwe ayizegera sawa hari ubwo ndi civilian kuko ahantu mpagaze ni muri position mazemo imyaka myinshi vuga nti niba nkubita uruntu ndi bumigenze gutya hanyuma kandi byanarangira iyo ndurishize nkabona data kireho amanyenyeri uko rero ngenda mpura n'ibibazo niko ngenda nzamurwa mu ntera urakoze cyane Mama Charlene turakomeye muri byose bije abantu barabivugaho ko babishaka batandukanye akabirwa niba n'ibitekerezo byabo cyangwa niba ari kwataka Mama Charlene ariko Mama Charlene uri kubatangariza ko ukomeye nta nicyo bigutwaye ahubwo ko bakuvuga nabi cyangwa bakukomataho ibibi ari kubona abakunzi inshuti nyinshi merci beaucoup hanyuma ku ruhande rwawe ubona wowe niba ukomeye gutyo ukomeza gute papa w'abana bawe Papa Charlene umukomeza gute kuko intambara ufite nawe arazifite iyo bavuze Mama Charlene nuko na Papa Charlene kandi byaje ari uko we yamaze kudeklara ko agiye gukora ubukwe n'umukobwa yagaragaje we umukomeza gute kuko nawe ubwe nubwo yabara umuntu w'umugabo acecetse ariko ko babivuga cyane ntago nabura kuvuga ko nawe bimuhungabanya cyangwa bihungabanya n'ura mukobwa ubwe werekanwe kuriye ntago hakabaye hazi inkuru nyinshi nyuma yuko agaragaje ko agiye gukorana ubukwe n'ura mukobwa ariko uko biza Papa Charlene we umukomeza gute akoze cyane wenda icyo ni ikizami waba umpaye
iyo ndi kumukomeza mubwiriramo muri rusange kuko buriya we ntagomba no kugira ikibazo kuko afite Imana yamuhaye umuntu ugomba kumukomeza buriya ahubwo agomba gufata akazi agafata inshingano uhereye nonaha akajya amubwira ati sheri humura bizashira urumva ngewe rero umbwiye ngo mukomeza gute ntago usibye uko wenda hari igihe tuganira nkamubwira inti uhumure bino bizarangira batwinjirira mu bintu gute barabizi arigiye muhura mukaganira oya arigiye tuganira kuri telefone ntago ari ukuvuga ngo turahura tuganira kuri telefone hanyuma nkamubwira inti reka ziriya nzererezi wikomereze ubuzima bwawe na sheri wawe ni muri rusange ariko by'umwihariko nta humure na muha ry'umwihariko kuko Imana yamuhaye umuntu ugomba kumuhumuriza ikindi ntakagira umuntu ubeshya ngo azatungwa n'ihumure rituruka ku bantu deja buriya agomba guhita avuga ngo agiye gutangira kiriya gikorwa yagombaga nawe kubimenya ko agomba guhura n'intambara nimba yarakoze ibintu yatekerejeho ikintu cyose wakoze naho cyakugiraho ingaruka ugomba kugikora kugeza ukirangije kuko iyo umuntu arize arira wenyine iyo umuntu yishimye yishima wenyine nta muntu ukwiye kwivanga mu munezero wundi kuko no mu mubabaro uba utarivanzemo ngo mufashe kurira yego muri make aho uriya mwana w'umukobwa we wenda icyo namubwira nimba yarabitekerejeho ibyo yakoze ntagomba kudohoka urukundo niko rumeze umuntu ukunda ugomba no kumupfiruka namwitangira uriya ni mukeba wawe ariko ni mukeba wawe kubera ko nubwo ari ryiza nese umwana w'umukobwa ari icyo bitwaye byo oya nanjye ntago nje mvuga ko ari ribi ariko nyine nongeremo nanjye akanjye ko ari mukeba wawe mushyizemo shangiye iryo jambo ndanaryanga ngo ni mukeba da ntago ari we none se ubwo w'umukobwa nise si nyina wabo w'abana bawe si nyina wabo icyo yaba cyose mu muryango wacu ntari wasi urakoze cyane mama Charlene uramukomeje ati we komeza urukundo niba yarabitekereje neza birumvikana umuntu ntabwo gukunda buriya babirimo bikomeza hanyuma aba bantu benshi batandukanye ubu ntabwo byigeze bihagarara hari igihe twese nkukoresha ikiganiro twumva ko abantu yenda ubabwiye ukuntu bihagaze nkubaza ibibazo byinshi ariko noneho biracyakomeje ubona bisa nkaho bagikomeje koko kuvuga wira ngo imbabura zitazima yego hari ababwiye ngo imbabura ntizizime z'abanyamakuru nizikomeze zake z'abanyamakuru noneho nababandi bahabwa amafaranga kugira ngo baze kuvuga nabati rwose bakomeza ariko ukavuga ko bari munsi batafungura udushumi tw'inkweto zawe mama Charlene mu ntambara zikomeye n'intambara abaturage abantu batandukanye bakunda gushoraho abandi kubashozaho intambara izi ntambara z'amagambo ziraguhiye mirongo migari yo gukora ivugabutumwa cyane ziraguhiye igihe mirongo migari reka nkubwire ikintu nabonye ubuzi ko ari bwo namenya ko ubu nibwo namenya ko abantu bazi ubwenge n'ubwo bijijisha abantu bigira impumyi kandi bareba bakigira ibipfamatwi kandi bumva bigira abantu batafite icyo bazi kandi bakizi uzi ko mu myaka maze aribwo ndi kubwirwa n'abantu cyane ngo uri intwari ngo ahubwo bazaguha igikombe umuntu wese unyandikira muri iyi minsi niho namenye ko kandi mu babivuga nzi ko harimo n'abantu kagakera cyo ndakizi ubu ijambo riri kugarukwaho ndimo kugira kuraje cyane kavuga ngo nimba abantu baramenye ko nabaye intwari koko kuko nanjye ndabizi ko nabaye burya n'Imana yo mu ijuru ibi bintu abantu bari kuvuga irabizirikana ukabona umuntu w'umugabo aranyandikiye mama Charlene komera ndagukomeje sinajyaga nkuvugisha ariko nabonye ibintu byakubayeho ndagukomeje komera uri umugore w'intwari wareze batanu wenyine nongere mbibutse ngo usibye nyine ba bantu barwaye mu mutwe nakubwiye ngo umusaza gukubisibuye ntiwajya muri polisi ariko ari umuntu muzima nta muntu ushobora kuntera ibuye ukabona undi mugore aravuze ati mama Charlene nanjye nageze ibibazo nk'ibyawe kurera ndabizi gumamo sha ahubwo bazagutegurira igikombe baguhembe uri intangarugero kuri twe nkasanga ayo magambo nyabwirwa n'abantu bageze nko muri 30 ku munsi nk'ubu mpora mbona message w'abakobwa bakiri batoya nakwigiyeho kuba intwari kandi noneho muri ibi bibazo urimo mama Charlene wongeye gutuma nkomera nanjye nongeye gukomera
ukuntu witwaye n'ukuri kwitwara byandemyemo ikindi cyizere urumva ndisomo ku bantu bigomba kunezeza no kuvuga ubutumwa bigenda bigushimangiza kuba watanga ubuhamya wemye ndetse no kwihanganisha benshi bahura n'intambara z'amagambo muri umwe ku bundi n'ubutumira abantu bari kugenda bampa gahantu hatandukanye uzaze wigisha abantu kwihangana twabonye uri intwari ibintu uri kunyuramo ukaba ukomeje kwigisha ijambo ry'Imana ubu nivuga butumwa rizaguka n'abantu benshi bari kungirira icyizere bakampamagara nanjye byagenze gutya mbigenze gute kubera iki hari ikintu babonye ibi bintu rero Imana iri kubyungukira ko mbona hahiye ari Papa Charlene werekanye umufiance w'umukobwa hazashya gute nuba bagutereye ivi nkabura uyu mutipa akafata kamera nziza cyane ngo niba ari 5D arabishoboye rasha 5D ntago mbyibutse byindi jya bivuga byinshi nkabivangavanga nkabiyoberwa iki gikamera kagishyira nk'ariya bagutereye ivi ntago ari keza ubwo si ubizanye gute hazatokombera rero kubera ko hari ikintu gikomeye mu Rwanda niba abanyarwanda bakunterera ivi kandi ndi umumama w'abana 5 ko bateye ivi se kandi ari abapapa w'abana 5 abana 5 sari ubwo ari kumwe nabo rega umugore niwe ubyara kereka bajyanye kandi ntiyabajyana abajyanye se ahubwo se ntazabajyana oya ntago yabajyana agiye kubaka undi muryango azabajyana oya ntago yabajyana umwana wanjye ndakubita kubera urakubita ku mwana wanjye navunira ahantu bita mu mavi amuzanze ku ishuri se akabashyira muri akamutwara oya kumusura kabasura sava kuba ibintu nk'ibyo ariko kumfatira ku mwana cyumva ko ntajya muri ribu navunira mu mavi ku mwana wanjye ndakubita hazashya rero cyazaba hameze ukuntu niba guterera ivi nawe ugiye kwiremariya ibyo tubyihorere ya ubwo nshatse kuvuga ko bishobora kugira gutya Imana igahita ikora ikinyuranyo nanone inkuru zigakomeza zigasoza umwaka ntabwo Imana igihangana n'abantu ntabwo ari guhangana ahubwo bishatse kuvuguruza ibyo abantu bavuga ya urabona ariko yabigenza yagushakira umuntu kabisa uri tayari kabisa nawe ubona hari uwanyemera hari umuntu se ngenda biza ahubwo ni wowe mutima nawe umiza nawakwemera ari umuhungu wavuze ngo muri mu rukundo ukabihakanira hano ukamukubitira mu mugongo buriya twaratorokanye ibitarendera uriya urakoze cyane rero tuganiriye nawe kugira ngo dukomeze turebe uko ahagaze kuko biracyagaruka ugasanga rwose buri wese aracyafite kumuvugaho hariya hirya mu gikari mu bindi mu zindi channels aho bagenda mugarukaho ariko tugomba kumubazanira nawe akatubwira ukuntu ahagaze nuko bimeze ati Papa Charlene we ntabwo ngiye ndi mushingano zo kumukomeza kuko yashatse uzamukomeza kumukomeza muri rusange ntacyo wamubwira kano kanya kuri ibyo tuvuze se icyo namubwira nuko agomba kugira courage ntacogozwe n'amagambo ari kumva y'abantu bamuca intege cyangwa bamuca intege kuko umugabo nutangiza igikorwa kandi akagisohoza yego ntacike intege muri make ahubwo agira imbaraga zo kubaka ubwe buzima n'undi muryango mushya kandi azakora uko ashoboye uzaba umuryango wishimye yego akoze cyane kandi akunda umugore we nyine akunde icyuki iki cyuma tawe ariko nibyo izo terime nzumva bazikoresha ngayo nguko ati arahagaze arashikamye haba mu buzima busanzwe ndetse haba no mu buryo bwivuga butumwa rye akora ati ahubwo nibwo uri kubona amatopic akomeye aho bagutumira kugira ngo kwihanganisha n'abandi yego hanyuma kugeza kuri uyu mwanya amasomo agiye gutangira amashuri byiteguranye gute no kubugomba nanone kubihuza no kugira ngo utagaragara nk'umuntu wakoze icyo bita opposition wipoje kubukwe bw'uwari kubukwe bwa papa w'abana bawe kubihuza gute yego ubukwe n'amashuri y'abana Imana rega yampaye umugisha abantu uko abantu kaniko mbona umufungo yaba bari babizi noneho babigabanya nibwo bwa mbere abana banje bagiye gutangira mpita ngomba guhita nke muri bibazo byose by'ishuri ngo bwa mbere nabiboneyemo umugisha ukomeye cyane ibicyo boneyemo umugisha ukuntu abana banjye bazajya ku ishuri nta mwana ufite ikibazo na kimwe nta n'umwarimu nzagirana nawe ibibazo ngo nimuzane ngo minerivare buri wese azajya kwiga afite bordero
yes ubu noneho n'ubukwe ntacyo nta bwoba mfite nari ifite uzabutwerera uzabutwerera ngahe aba ntikoraho mu bukwe ya uzabutwerera ngahe nzatwerera uko ikofi yanjye izabingana bizabingana ko bamashare kugira ngo bazamenye kutwereye burasi bizasaba kamera bizasamugisha tuzajyana kamera kugira ngo tumenye niba harahiye koko kugira ngo babimenye screenshot ya message kugira ngo se batangeho kugira ngo atazabona ko afate atazakubona ko yatanga na foto kugira tuzabibone kugira ngo se ninta ya fotora bazandase hako namwe none ko bakurasa utaranga bakurashisha amagambo muri amagambo bakurashisha bandashehe nyine hanyereke ari nkovu umbonana none se ntibakuvugaho buri kanya ahantu hatandukanye nta nkubikubita burende ariko nta nkubikubita nta nkubikubita burende muzabaze burende nyine nge ndi burende nta nkubikubita burende bandasa hehe bandashehe bazaze bandebe kuva kurwara nta ngewe nta nkubikubita burende urakoze cyane ugiye kwagurira ivugabutumwa ahagana hehe ivugabutumwa se ahantu hose Imana ishyize umuyoboro ubutumire ufite ni bungahe mfite ubutumire bwinshi nuko hari ibintu nkibanza gutunganya abungahe ni bwinshi cyane vuga nk'imibare oya ntago nakirirwa mvuga umubare kuko nta n'impamvu burenze 10 burarenze cyane ubutumire yego kuko bunamaze no gushaka agenda ubutumire bwiyongera wandikamo iri hehe harya mfite agenda ngomba kwandikamo ubutumire agenda nini cyane ya Masharlene ni wandikamo ubutumire uburandika ubutumire bwinshi kubera yuko mbona ivugabutumwa ari bwo ritangiye yego wandika muri agenda ubutumire nandika muri agenda nandika abantumiye nkandika itariki n'icyiciro nzigisha n'isaha na adresse urakoze cyane mama Charlene aturakomeye gukomeza abandi nibyo papa Charlene umukomeze muri rusange umwihariko wura umwemye kumukomeza by'umwihariko kandi ari papa abana bawe mu by'ukuri abagutera amabuye abakuvuga ati rwose bameze uko nguku ati rwose nkakubaza se bakureze ko abavuze uretse ko nta namazina wavuze ariko nubundi bakureze ati witeguye ko wabisobanura neza ko ari abasazi njyewe nabijyana muri ribu kuko ndabifite nashingira ku biganiro bakora kandi nari biza ubwenge bahita babona yuko barwaye mu mutwe kandi nge nta jambo njya mpfa kuvugira hano riba risukuye mvuga ijambo nzasubiramo naho wankura mu bitotsi gira ijambo amagambo abiri y'ababyeyi amagambo abiri y'abakobwa amagambo abiri nabwira ababyeyi ijambo rya mbere nabwira ababyeyi ni ukuba intwari muri byose kuba intwari kandi ubutwari ishatse kuvuga ni ukutemera gutsindwa ntuzemere gutsindwa ntuzemere gutsindwa ashaka kuvuga ni uko ushobora kuba uri umumama ufite abana bawe ukaba wabikigwari bakabaho nabi kandi ugihumeka uzakoresha uko ushoboye waba umuyedi wafurira rubanda ntuzemere gutsindwa ngo abana bawe bakuve mu nzara bajye kuba mayibobo mu muhanda babure minerivare bareke kwiga birirwe bakata mu makaritsiye babapakira mu mamodoka ngo babajyane iwawa ntuzabyemere ikindi cya kabiri nshaka kubwira ababyeyi ndashaka kukubwira ngo mu buzima bwawe no mu mibereho yawe ujye ubera abandi urugero kuko kuba umubyeyi mwiza ni ukubera kuba umubyeyi mwiza imbere y'abana ni ukubera abana urugero rwiza iyo ubereye abana urugero rwiza n'ibyo bigisha barabifata ariko iyo babereye urugero rubi ntago babifata kuko baravuga ngo aratubuza ibyo nawe akora iyo uvuze ngo mujya mugira ikinyabupfura bahera ku cyo ufite iyo uvuze ngo mujya mwirinda mwabana mwe bahera ku bwirinzi ufite iyo babujije rero ibyo udakora barushaho kubyumva ikintu rero nabwira abana b'abakobwa mujya mugira ubwenge ndetse n'ubushishozi kuko umuntu wese uzagutwarira ubukumi nta muntu wagutwarira ubukumi ngo uzongere ubusubirane nubona utakaje ubusugi bwawe ukabutakaza ku bintu bidafite umumaro
ujye umenya ko utakaje amahirwe udateze kongera kuri kugaruka. iki kintu uvuze ngo akabitakaza ku bintu bidafite umumaro, hari aho yabutakaza ku bifite umumaro? Yego, urugero ushobora gutakaza ubusugi ku irindazi. Irindazi ni ikigage cyangwa keke na oranje, ariko ushobora no gutakaza ubusugi bwawe ku muntu w'umugabo wawe wagushatse akajya kugukwa iwanyu, agatanga inkwano, akabibwira imiryango, hanyuma rwose ukabana nawe mukazibanira akaramata. Ariko abantu birirwa abantu bashaka kwirirwa bagusogongera nk'ikigage cyabuze abakiriya, no, ari ubuhombye kandi byiteka. Yego, icyo nicyo nashakaga kubabwira. Ndashaka kubwira abakobwa ngo ugire ubwenge, kuko hari amahirwe uzatakaza mu buzima bwawe adateze kongera kugaruka. Ariko basanzwe bafite ubwenge, bongereho ubundi ubwo bari bafite. Bagira ubwenge muri ibi bihe, kandi bajya baharanira kuzagira imiryango myiza yishimye, kuzaba ababyeyi beza, abagore beza, ababyeyi beza. Urakoze, turagushimiye cyane. Nicyo kiganiro twagiraga ngo tuganirire na Charlene, kuri we akomeye nuko yakomeza papa Charlene ati okay. Hanyuma muri rusange utanze n'izindi nama ndetse n'izindi mpuguro kuri ibyiciro tukubajijeho. Turagushimiye cyane. Hari ikindi waba ufite cyo kuvuga ngo ngiye nsoze ikiganiro? Okay, wenda ikindi naba mfite, hari ibintu ndi gutegura ntahita mvuga nonaha, nzabivuga ikindi gihe. Ahubwo ikintu ushaka kubwira abantu nuko ushaka kubwira abantu ngo ujye uba igisubizo cy'umuntu, ntukamubera ikibazo. Kuko umuntu wese aho muzahurira, aho muzakubitanira, ujye wifuza kuba igisubizo ku muntu, ntukabe ikibazo. Kuko nuhura n'umuntu ukamubera igisubizo, nawe hari ahandi uzagera ukenere abakubera igisubizo. Iyo ubibye amahoro mu bantu, ubuteguye ayo uzabamo. Iyo ubibye amakuba mu bantu, ubuteguye amakuba uzabamo. Bajye bifuza kuba abantu beza. Yego, urakoze, turagushimiye. Murakoze. Tubashimire mwese mwabanye natwe, mwabanye na Clement Bagemeretse na Charlene kuri Mama Charlene Official TV. Turabashimiye cyane kuko mutwereka ko mukomeje gushyigikira ubu buryo bw'umurongo mugari tugenda twinjiramo, tuva mu bwiza tujya mu bundi kuri Mama Charlene Official TV. Bashimire, merci beaucoup Mugisha na kamera nziza ubu dutunze aho ngaho. Mama Charlene urakoze cyane. Kongera ushimire by'umwihariko abantu bari kudukurikirana muri iyi minsi, bakaduha comment kuri Mama Charlene. Bari abantu nyinshi pe, ni inshuti za zindi sinzi z'umutima. Iyo bonye commentaire zirenga 100, 200 kagera muri 300, ugasanga ikiganiro cyazamutse ku 40-50 byakomeye buriya. Hari n'ikimaze kugera mu 100, bigenda bizamuka. Aba bantu turabashimiye. Yego, murabakuba. Burya tubibutse ko nko bivuze ngo ari kwinjiza amadolari, nta nindi nkunga ibe yinjiye. Yego, uko akoze subscribe, uko yohereje ikiganiro, uko akirebye kikarangira, ashobora kuvamo idolari ryishyurira umwana ishuri. Yego, ndabeshye niko biri. Nabyo nukuzamura ivuga butumwa, ariko arimo no kuzamura uburyo bw'amafaranga, kuko YouTube igenda bibara ikabashyira mu madolari. Tubashimire muri abantu b'ingenzi, nabwo ni izindi nkunga zikomeye. Nyagasani abahire. Mama Charlene, dusoje nkubwira ko wambaye ikintu kiza cyane kiba kita jeans. Ni jeans kidodeye, wakidodeye he? Nacyuguze gutyo bakita icyangu. Murakoze cyane, ibihe byiza, turabakunda. Merci Mama Charlene, namwe mugira ibihe byiza. Nanjye ndakoze. Murakoze cyane. Bye bye.